Nimanuka ikomeye cyane imaze kuba yagize ati Imana ikinze ukuboko aturenze gato mu butansinda bwa Kigoma ati imodoka yerekezaga Burundi ikoze impanuka ikomeye cyane atiriyubika ariko abantu batandatu barimo n'abana bagera kuri babiri bato ati bari bayirimo ntacyo babaye. Uwari uyitwaye avuga ko nawe atazi uko byagenze ngo yumvise imodoka ikubise igiti bisanga bari mu modoka igaramye. Iyi modoka rero yakoze impanuka ikaba ifite plaque zo muri Sudani y'Amajyepfo. Mudugudu rero akaba ngo yamaze no kuhagera wo muri aka gace. Gusa icyo navuga nuko mu by'ukuri iyi mpanuka nta muntu umwe yigeze ihitana, nicyo kintu cyo kwishimira. Mu bantu batandatu bose bari muri impanuka nta numwe wigeze hasiga ubuzima. Reaction ku bantu batandukanye ati none se Jose ubwo mudugudu aje gukora iki? Undi ati nyuma y'Uwiteka ati wabongereye manda yo kubaho ati ntekereza ko ikindi cyabarokoye nuko bigaragara ko bari tayari ati bari ku muvuduko ukabije ati umuyobozi rero wabo yishinze imbozi ati bagirwa ko twaye ikinyamapine ati thanks God. Undi ati hari ahantu ati ko mpazi ati atari mu ikoni ati rikabije ati buriya yambutse umuhanda ati gutera gusa ntituzi ikibiteye ati niyo mpamvu rero kumushinza ko yari yasinze atari byiza ati cy'ingenzi nuko nta wasize ubuzima. Undi atabavuga ngo ni Imana ibarokoye ati Imana niyo yahimbye all bugs ati n'izindi safety features ati imodoka izana ati ubundi se kuki itarokora abandi twumva bapfira mu mpanuka. Undi ati abantu barananirwa. Undi ati mudugudu yubahwe. Undi ati ni byiza ko nta buzima bwahatakariye. Undi ati rega ubu ugomba gushaka akantu. Undi ati iyo umunsi utaragera ntacyo uba ati mudugudu ni nawe rero utanze amakuru ati mudugudu rwose ni inkwakuzi ati Imana nishimwe kabisa ati agatotsi ati Imana ishimwe ibarokoye impanuka. Undi ati umwe muri babiri bakuru ati mu gihugu ati umukuru umudugudu ubwo rero yahageze ati ntacyo bikibaye ati Imana ikomeze kubakiza ati mudugudu yahageze tayari ati Imana ni nziza ibihe byose ati mudugudu yubahwe ati ntawakomerekeyemo se ati Imana ishimwe kubarinda ati shoferi ashobora kuba yari yafashwe n'ibitotsi. Undi ati Joseph we ati ako ni agatotsi ati ubwo batapfuye ati ni sawa ati none se mudugudu we niwe wabakuyemo ati Imana ihimbazwe cyane. Undi ati umuyobozi turamushimye rwose ati gutabarana ingoga ati kandi abahuye n'iyo nsanganya umukama ati w'ikigongwe ababe bugufi ati Imana niyo nkuru. Undi ati akantu ka mudugudu sinzi impamvu rwose ugateretsemo atarakoze cyane mudugudu kuba yahageze ati nibura aratanga amakuru y'ibanze ati ubwo yari yasinziriye nta kindi. N'abantu batandukanye reaction bageze kuri impanuka rero yabaye turakoze kudusangiza amakuru mudugudu ati wabutansinda Imana ishimwe cyane ati yari yasinzire kubera umunaniro cyangwa se n'indwara runaka. Undi ati shoferi ni igitangaza ati navuge ko yirukankaga ati yagera muri iryo koni ati mbona kuri kontrola bikanga ati none ngo yumvise asekuye igiti ati ati ubwo rero muri uwo muhanda ati hari igiti mubona mora ati ni byiza kuba ntawakomerekeye. Undi ati Imana ishimwe n'ukuri ati yabakoreye ibikomeye. Undi ati Imana ishimwe kuba ntawe ugendeye mu burangare bw'uwo mushoferi atari kurabona ati kwiryo arikona ati nkaba umuntu ati nta kibazo ati unyibukirije ati Staria ati mu rubingo ati nimba atari amasaka. Undi ati ibi nabyo wasanga ari ibihuha ati byiza ni ugutegereza tukabanza kumva icyo polisi bivugaho ati bikomeje kugorana kabisa ati Imana yakoze ati kuba bose ari bazima. Ngibyo rero ni reaction kuri iyo mpanuka rero yabaye mu karere k'Amajyepfo mu butansinda bwa Kigoma mu karere ka Nyanza. Reka tuve kuri iyo nkuru turi nari makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa ati tugomba kwifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'u Rwanda. Ni ukuvuga ko uyu ari umutwe wa CNRD-FRN. Umutwe wa CNRD-FRN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda washimangiye gahunda ya Perezida Felix Tshisekedi igamije gukorana n'imitwe yitwaje intwaro isanzwe ifite gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda
mu kiganiro agiranye n'umunyamakuru witwa Mugwaneza Rafiki ushinzwe ibiganiro kuri radio ivugira kuri uyu mutwe ya Jean cyangwa se Yohani ngo Rukundo umwe mu bayobozi bakomeye ba CNDD-FDLR igice cya General Major Hakizimana Antoine Jeva yatangaje ko bagomba ngo kwifatanya n'ubutegetsi bwa DRC kugira ngo bahashye u Rwanda. Yohani Rukundo avuga ko CNDD-FDLR ngishaka guhindura ibintu mu Rwanda igakora ubutegetsi buriho ngo burangajwe imbere n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Yakomeje avuga ko CNDD-FDLR ifite intego yo gushimangira umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, avuga ko uhungabanywa n'u Rwanda ndetse ko biteguye kujya ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagafatanya kururwanya. Ati CNDD-FDLR ni inama y'igihugu iharanira impinduka mu Rwanda, ikaba ifite umutwe w'ingabo witwa FRN. Ati intarumikwa ati zigamije kurengera ndetse no gutabara rubanda n'ibyabo. Tumaze iminsi dukurikiranira hafi ibibera mu karere, ati by'umwihariko ibifitiye abanyarwanda akamaro. Yakomeje agira ati turi kubona imfu nyinshi cyane, ati gusahura umutungo wa RDC, kwibandaho ati bitwaro, kwirundaho ibitwaro ndetse no gutegura intambara, ati bikozwe n'u Rwanda. Ati bimaze kandi kugaragara ko u Rwanda rwifuza kwigarurira ubutaka bw'umutungo wa Kongo. Ati niyo mpamvu twiyemeje gufatanya na DRC mu rugamba rw'amahoro, ati umutekano n'amajyambere hagamijwe guhindura ibintu mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Umwe umutwe wa CNDD-FDLR wavutse ku itariki ya 19 Kamena 2016 nyuma yo gusubiranamo hagati y'abari bagize FDLR Foka, umutwe washinzwe n'abantu bagize uruhare mu gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Gusubiranamo kwa FDLR Foka byari bishingiye ku kibazo cya Kiga Nduga, aho Colonel Wilson Irategeka ukomoka mu majyepfo y'u Rwanda yashinjaga General Sylvestre Mudacumura na Lieutenant Byiringiro Victor gutonesha abaturuka mu majyaruguru y'u Rwanda. Bituma rero yivumbura ashinga uwe mutwe witwa CNDD-FDLR afatanyije na bagenzi be barimo Lieutenant General Habimana Hamada na General Major Hakizimana Antoine Jeva n'abandi. Kuva 2019 uyu mutwe wagabye bitero shuma mu bihe bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda mu bice byegereye ishyamba rya Nyungwe, ariko birangira utsinzwe uruhenu, ndetse bamwe mu bayobozi bakuru bawo bisanga mu butare bw'u Rwanda mu buryo busa n'ubwababereye amayobera. Kuva icyo gihe CNDD-FDLR yahise iburirwa irengero bitewe n'uko yari maze gucishwa bugufi, ndetse umuyobozi wayo mukuru wanayishinze ariwe Colonel Wilson Irategeka yicirwa mashyamba ya RDC muri Kivu y'Amajyepfo. Muri iyi minsi rero Perezida Felix Tshisekedi yasabye imitwe yose irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kwishyira hamwe kugira ngo ayitere inkunga. Ni imwe mu mpamvu zongeye guhutera akanyabugabo aho ukomeje kwigamba gutera u Rwanda ugakura ubutegetsi buriho. Perezida Museveni wa Uganda kuri wa mbere yashyize umukono ku itegeko riteganya ibihano bikaje ku bakundana bahuje ibitsina. Iryo tegeko ryamaganwe n'amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu kuva ryemezwa n'inteko nshinga amategeko. Amahanga nayo yararyamaganye arimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Perezida Museveni iryo tegeko yari yasabye ko risubira mu nteko nshinga amategeko kugira ngo rihindurwe abone kurishinya. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yacukumbuye icyo amategeko y'ibindi bihugu byo mu karere avuga kuri iki kibazo. Muri iri tegeko hagaragaramo ibyaha bisha birimo guhana abinjiza abantu mu miryango y'ababana bahuje igitsina no kwamamaza ibikorwa byabo. Ibi bihanishwa igihano kigera ku gifungo cy'imyaka 10. Perezida Yoweri Museveni yagiye yumvikana kenshi agaya akananenga bikomeye abaryamana bahuje igitsina. Ibitekerezo bya Perezida Museveni bishyigikiwe na Minisitiri w'itangazamakuru Muganga Chris Baryomunsi. When you look at the science of evolution, we argue that if homosexuality was genetic, then there would be. Iyo urebye siyansi y'ubwihindurize twemeza ko iyaba abaryamana bahuje igitsina bituruka ku buremangingo hari kubaho igitutu cy'ubwihindurize kuri ubwo buremangingo. Bivuze ko abaryamana bahuje ibitsina bari kuzimira ukurikije siyansi y'ubwihindurize. Kubera ko batabyara ntabwo bongera umubare wabo binyuze mu myororokere, biyongera gusa binyuze mu gukangurira no gushaka abo binjiza mu muryango wabo. Duhereye ku bumenyi bw'ubuvuzi bituruka ku bidukikije n'imirerere aho kuba ikibazo cya kavukire. Nature, the environment, rather than being a natural issue.
abakundana bahuje igitsina hano muri Uganda nabo bamaganye umushinga bivuye inyuma bavuga ko ugayitse kandi ukangurira abaturage kubabangamira no kubanga kandi ukanabangamira ubuzima bwabo bw'ibanga. Ijwi rya Amerika ryagerageje gucukumbura uko icyo kibazo cyifashe mu bihugu byegereye Uganda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho kugeza ubu nta zina bafite ry'abakundana bahuje igitsina, bivuze ko nta n'itegeko ririho ribihana nk'uko umunyamategeko Herité Gashegu yabitangarije ijwi rya Amerika. Le mariage entre deux personnes de sexe du même sexe, guhitamo kubana ku bantu bahuje igitsina ntabwo bihinduka icyaha imbere y'amategeko y'igihugu cya Kongo kigenderaho, kubera ko ari imigenzereze itarahakwira, ariko hakurikijwe amategeko atanditse agenga umuco n'imigenzo. Abo bana bahuje igitsina bashobora kubihanirwa, ariko nakubwira ko nta mategeko abigenga hari kugira ngo tumenye icyo bisobanura mu mategeko. son sens sous le plat du droit. Mu Rwanda nubwo ibikorwa byo kuryamana ko bahuje igitsina atari icyaha giteganywa n'amategeko, abakundana bahuje igitsina bavuga ko sosiyete ibaheza. Uyu ni umwe mu baharanira uburenganzira bw'abakundana basangiye igitsina muri icyo gihugu. Yadusabiye kutavuga amazina ye. Mu Rwanda nta tegeko rihari rihana homosexualité, ariko nanone haracyarimo ibibazo, haracyarimo imbogamizi ari nazo dukomeza gukoraho kugira ngo ibyo bibazo bikigaragara byo kutakirwa, byakato, byihezwa cyane cyane mu miryango no muri sosiyete kugira ngo bibashe gucika burundu, kugira ngo n'abantu ba community yacu ya LGBT babashe kwibona mu muryango nyarwanda. Mu mwaka wa 2016 ari mu mujyi wa San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida